Imana ishimwe bene data, ndashima Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira twongere tuganire amagambo meza y'ubugingo ariyo magambo y'Imana. Rero mbahaye kazi mwe munumva abafite inyota y'ijambo ry'Imana, abatumbiriye umusaraba wa Yesu Kristo, mbahaye kaze kugira ngo tuganire iby'Imana. Rero uyu munsi wa none natekereje ko tuganira topike ivuga ngo Ntiwanezeza Imana Urimbata Yibyaha. Ntiwanezeza Imana ukiri mu bubata bwa Satani. Ntiwanezeza Imana ugikora ibitandukanye n'ibyo Imana ishaka. Ntiwanezeza Imana ukiri imbata z'ibyaha. Ukiyoborwa na kamere ntiwanezeza Imana. Ahubwo abanezeza Imana ni bande? Abanezeza Imana ni abayoborwa n'umwuka w'Imana. Niko yavuze diravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana, kandi abo nibo baza bayinezeza. Ariko abatayoborwa n'umwuka w'Imana abo ntibashobora kunezeza Imana. Abayoborwa na za kamere, abayoborwa n'ibitekerezo byabo, abayoborwa n'amaso yabo, abayoborwa n'ubushake bwabo, abo ntibashobora kunezeza Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana tuza gusanga mu Baroma 8 no ku 8, isura 8 no ku murongo w'8. Haravuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Mwene data, nimba unumva, nimba waratoye urugendo ruja mu ijuru, nimba koko warambariye kuzaja mu ijuru, nimba nawe ufite ibyiringiro nka biriya Pawulo yandikiye Tito, aramubwira ngo Tito, mfite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho, bwa bundi twasezeranijwe n'Imana itabasha kubesha. Aho ni kwisura 1 umurongo wa 2 ngira ngo aho yamuhamiriza ibyiringiro afite yuko azabona ubugingo buhoraho. Nawe nimba ufite ibyo byiringiro by'ubugingo buhoraho, nimba ufite ibyiringiro byo kuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, nimba ufite nawe ibyiringiro byo kuzabana n'abera b'Imana, nimba ufite ibyiringiro byo kuzabana n'ibihume byanesheje isi n'umubiri na Satani, nawe nimba ufite ibyo byiringiro, Imana ishimwe, ni wowe twatuganira. Nimba ufite ibyo byiringiro, nimba ufite ibyo byiringiro ariko ukaba ukiyoborwa, ukaba ukiri mu butware bwa kamere, wewe ntiwanezeza Imana. Imana ishimwe. Ikibazo nuko abantu basigaye bavuga ngo bafite ibyo byiringiro, abantu bakavuga ngo bambariye kuzabona Imana, abantu bakavuga ngo bambariye kuzaja mu ijuru, bagatanga umwanya wabo kubw'Imana, ariko bataratanga imibiri yabo ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kandi uko niko kuyikorera kwacu konyine gukwiye. Ugasanga abantu twashoye imbaraga nyinshi mu kuba baririmbyi, ariko abaririmbyi Imana itishimira. Twashoye imbaraga nyinshi mu kuba abavuga butumwa Imana itishimira. Twashoye imbaraga nyinshi mu kwitwa pasiteri se cyangwa mu gufata titre iyo ariyo yose mu rusengero, ariko iyo titre Imana itayizi kandi Imana itayishimira. Abantu ntibareke kuyoborwa n'ingeso za kamere, ntibareke kuyoborwa na kamere, ahubwo bakemera kuyoborwa na kamere. Kandi Yesu Kristo ubwiwe yaritanze kugira ngo aze adukure mu butware bwa kamere. Kandi iyo rero ukiri mu butware bwa kamere, icyo gihe ntushobora kunezeza Imana. Mu muhamagaro wawe ntiwanezeza Imana ukiri mu butware bwa kamere. Mu ndirimbo zawe uririmba ukiri mu butware bwa kamere, ntiwanezeza Imana. Ibyo byose ukora byo mu bumana, uri mu butware bwa kamere, utaremera gutandukana na kamere. Kuko iyo rero ukiri muri kamere, icyo gihe ntuba uri mu mwanya mwiza wa Kristo. Ariko rero iyo wamaze kuba umwana w'Imana, icyo gihe witandukanya n'ubutware bwa kamere, ukava mu mwijima ukaja mu isanzure, ukaja mu mucyo, kuko umucyo niwe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umucyo ni Yesu Kristo. Rero abari mu butware bwa kamere,
abo ntibashobora kunezeza Imana. Nubwo waririmba bingana gute, nubwo wahagurutsa ibimuga mu izina ry'Imana, nubwo wakora ibitangaza mu izina ry'Imana, nubwo wakora imirimo ingana gute mu buryo bwo mu bumana, ariko ukiri mu butware bwa kamere, ibyo ntibishobora kunezeza Imana. Ni amahirwe atangaje kunezeranwa n'Imana, ni amahirwe atangaje kwishimirwa n'Imana. Niyo mpamvu Yobu Imana yamwishimiye. Ibaza Satani, ese uvuye he? Nawe ati mvuye mu isi kwizungurukamo no kuyitambagiramo. Ndetse waba wamboneye umukiranutsi wanje Yobu? Ti yego namubonye. Imana yaramwiratanye kuko yari umukiranutsi wayo, kuko yakoraga ibishimwa n'Imana, bigatuma Imana imwiratana, bigatuma Imana imwishimira. Rero iyo muri uwo mwanya nicyo gihe Imana izi kwishimira. Nubwo wasenga bingana gute ukamanura imvura, nubwo wakora ibitangaza bingana gute, ariko ukiri mu butware bwa kamere, icyo gihe turi mu mushake bw'Imana, icyo gihe Uwiteka Imana ntikwishimira. Kuko wenyine yarabyivugiye. Umwanditsi wa Zaburi sura 16 umurongo wa 3 wenyine yarabyivugiye, aravuga ngo abera bo mu isi abo nizo mfura zonyine nishimira bonyine. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Nimba rero kuzi yuko umuhamagaro wawe utera, nimba uzi ko indirimbo zawe izo zitera, nimba uzi ko amasengesho yawe ayo atarimwo kwera, icyo gihe ntushobora kunezeza Imana. Icyo uzakora cyose, icyo uzitwa cyose, ariko ukiri mu butware bwa kamere, icyo gihe ntushobora kunezeza Imana. Kandi abatanezeza Imana, abo ntabwo bazataha cya gihugu cy'amata n'ubuki, ntabwo bazaca muri ya nzira yo kwera, kuko abanduye imitima abo ntabwo bazayicamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Abanduye imitima abo ntabwo bazayicamo, ahubwo izabiya babandi bose bemeye gufura ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Kandi nubwo bazaba arabaswa, iyo nzira ntabwo bazayiyoba, kuko ni yabo Imana yishimira. Nimba nawe rero Imana itakwishimira, icyo gihugu ntabwo uzagitaha. Karebu yaravuze ati, aravuga ngo niba Imana ikitwishimira izatugeza muri Kanani yabera. Nimba Imana itwishimira takabuza uriya mudugudu tuzawufata. Nimba Imana itwishimira izatugeza muri Kanani yabera. Bwana Yesu asifiwe. Kandi rero nimba Imana itakwishimira ntabwo izakugeza muri Kanani yabera mwene data. Abisiraheli bamaze kuja mu gihugu cy'ubunyage mu Giputa, nicyo gihe baje kubashakiragaho ibyishimo, bakababwira ati nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'Isiyoni. Mugende mu bisome muri Zaburi isura y'137 umurongo wa 3. Babashakiragaho indirimbo, bakabashakiragaho ibyishimo, bakababwira ngo nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'Isiyoni. Nabo bakavuga ngo mbese twanezeza Uwiteka gute? Turi mu byaha, turi mu bubata, nta buryo twaririmbira Uwiteka tukirimbata. Nawe mwene data, ntabwo waririmbira Uwiteka ukirimbata z'ibyaha. Ntabwo wasenga ukirimbata y'ibyaha, ntabwo wakorera Imana ukirimbata y'ibyaha. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose ni ubusa mu bundi. Icyangombwa ni ukubanza kwishimirwa n'Imana. Imana ikakwishimira, ikishimira umuhamagaro wawe, ikishimira imirimo yawe, ikishimira imibereho yawe. Icyo gihe rero uzaba winjiye muri liste y'abana b'Imana, kandi uzaba winjiye muri liste y'abazagirirwa neza, muri babandi bose bazabona ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Igitangaje, abantu baziga gusenga cyane niko kwishimirwa n'Imana. Bazi gukora imirimo y'Imana niko kwishimirwa n'Imana. Bazi kubaheraho Imana ngo niko kwishimirwa n'Imana. Oya, siko biri. Kwishimirwa n'Imana ni ugukora iby'Imana ishaka, ni ugukora iby'Imana yagutegetse gukora. Icyo gihe ukaba winjiye mu bushake bw'Imana, kandi icyo gihe Imana ikakwishimira. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugasanga abantu ko barakorera ibidakwiye mu rusengero rw'Imana,
bagakorera ibidakwiye mu mwivugabutumwa, bagakorera ibidakwiye mu mihamagaro yabo, bakibwira ngo Imana ntibiruzi, bakibwira ngo Imana nabo barashobora kwifofila, barashobora kwikamufura imbere y'amaso y'Imana. Oya, ntabwo ariko bimeze mwene data. Imana izi byose, ibera hose icyarimwe. Niko yabivuze hariya muri Zaburi isura 50 umurongo wa 21. Haravuga ngo ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ko duhwanye. Ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ko uhwanye n'Imana, ariko umunsi nzaguhana byose nzabishira ku mugaragaro, ngo kandi byose nzabishira imbere y'amaso yawe. Imana itubabarire. Urabikora ugakora ibyaha mu rusengero rw'Imana, urabikora ibyaha ukabikora mu baririmbyi, ukabikora uri kinamama, ukabikora uri umuririmbyi, ukabikora mu rwego rwose urimwo mu buryo bwo mu rusengero, ukibwira ngo Imana ntikureba, ukibwira ngo uhwanye nayo, ukibwira ngo ntabwo ari inyembaraga, ukibwira ngo ntabwo iri ikuruzi. Ariko mwene data reka nkubwire ngo irakuruzi. Ibyo ukora byose irabiruzi, ngo ariko umunsi izaguhana ngo byose ngo izabizana, ngo idasize na kimwe kandi bishyira imbere y'amaso yawe. Imana itubabarire cyane. Nta buryo wanezeza Imana ukiri imbata y'icyaha, ahubwo nituva i Babuloni tubashe kuririmbira Uwiteka tumunezeze, tubashe kuvugira Uwiteka tumunezeze, tubashe gukora imirimo yayo tuyinezeze. Icyo gihe nicyo gihe Imana izatwishimira mu byo tuzakora byose. Kuzina cyane sibyo binezeza Imana, gusenga cyane sibyo binezeza Imana, ahubwo ikinezeza Imana nicyo dukora kugira ngo twange ibiyibabaza, ahubwo dukorere ibyo yishimira. Icyo gihe nicyo gihe Imana itunezererwa. Ijambo ry'Imana rero ngo ariko umunyabyaha Imana izamubaza iti, wiruhiriza iki uvuga amategeko yanje ugashyira isezerano ryanje mu kanwa kawe? Ni iki gituma wiruhiriza ubusa? Ni iki gituma wiruhiriza ubusa uvuga iby'Imana, ushyira iby'Imana mu kanwa kawe, kandi utarayubaha, utarayigira Imana yawe, ugikora ibyangwa n'Uwiteka, ugikora ibyo Satani yishimira? None si icyo gihe wiruhiriza iki? Amafungo yawe wiruhiriza iki? Amasengesho yawe wiruhiriza iki? Indirimbo zawe wiruhiriza iki? Icyo gihe Imana itakwishimira. Ariko mwene data, uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo ntiwanezeza Imana ukiri imbata y'icyaha, ntiwanezeza Imana ukiyoborwa na kamere, ntiwanezeza Imana ukiyoborwa n'urugambo, ntiwanezeza Imana ugikora ibyo wishakiye, ukagira ngo Imana ntibiruzi. Ariko umunsi n'umwe izabishyira ku mugaragaro kandi idasize na kimwe. Rero uyu ni umwanya wo kugira ngo duhindukire, ni umwanya wo kugira ngo dushake Uwiteka, ni umwanya wo kugira ngo Uwiteka twishimire. Umuhanuzi Hoseya arabivuga isura 10 no 12, aravuga ngo ibyo dukora byose tubikore dushaka gukiranuka, ngo kandi dukurikiza n'imbabazi kugira ngo dushake Uwiteka. Iki nicyo gihe cyo gushaka Uwiteka kugeza ubwo azaza akatuvubira gukiranuka. Mwene data, shaka gukiranuka kugira ngo Uwiteka kwishimire. Shaka gukiranuka mu magambo yawe, kora ibyo gukiranuka, kora iby'ubutwari, kora ibyo Uwiteka yishimira, ngo akwishimire nawe mu gihe gisa nk'iki. Nicyo gihe Imana izakwishimira, nicyo gihe izishimira indirimbo zawe, nicyo gihe izishimira umuhamagaro wawe, nicyo gihe izishimira ivugabutumwa ryawe, nicyo gihe izishimira imibereho yawe. Kandi abo yishimira abo bose ikizabaheza, izabaheza ubukire, ibaheza ubugingo n'ubwiza n'icyubahiro. Izo nizo mpembe izabaheza. Rero mwene data, muda ndio huyu. Umwanya n'uyo guhinduka, umwanya n'uyo gukorera Imana, kandi Imana ibafashe. Amen.